cyane. Umupasero wagize amahirwe bakamurarika bati ngwino utuganiriza abantu twapfushije umuntu, akavuga ngo yari w'idini ryacu, uwo ni ukutigishwa n'ubujiji. Cyangwa umupasero bahamagara bati ngwino ushingurire umuntu ngo twari twaramuhagaritse, uwo ni injiji. Kuko itorero naryo ubwaryo ntabwo abari mu rusengero bose ari abakirisitu. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Kaze bakunzi ba gusenga everyday, nkuko bisanzwe n'ubundi twongeye kwakira pasiteri wakunze kutuganiriza ibintu bitandukanye mu gihe gitambutse, n'ubungubu ukaba ukomeje kutuganiriza. Ndumva agiye gutangira adusengera, atwibwira, twongera dukomeza n'ubundi ku nyigisho 13 yari yatangiye kutwigisha za eschatology. Ndumva twabaye kaze pasiteri. Mana turagushimiye, turaguhimbaje gise neza uyu mwanya mwiza igitondo cy'uyu munsi, kubw'urukundo n'imbabazi watugiriye, ukaduha ubuzima, ukaduha n'ubugingo. Uyu munsi wa rero tukatugihumeka umwuka w'abazima wawe icubahiro. Turi imbere yawe rero tugiye gukomeza n'inyigisho zacu za eschatology. Komeza ubana natwe nk'uko watangiranye natwe, kugira ngo izi nyigisho zizagirira akamaro abazazumva batuye ahantu hatandukanye kandi zihembura ubugingo bwa benshi. Uri kumwe natwe utuyobore mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre ugiye kubagezaho ingingo ya 11 ku nyigisho za eschatology. Nk'uko twaganiriye, twavuze ko ingingo ya mbere ari ibihe birindwi Imana yageneye isi. Twavuze ko igice cya kabiri ari ubuturo bw'Imana, ese ijuru dusenga Imana ibamo ribahe. Ingingo ya gatatu twaganiriye ku byumweru 70. Ingingo ya kane twaganiriye ku bimenyetso biranga iminsi y'imperuka. Ingingo ya gatanu twaganiriye ku rupfu. Ingingo ya gatandatu twaganiriye ku bihe byo hagati, tuvuga ko hagati y'umuntu upfuye n'igihe azazukira habiki. Noneho ingingo ya gatandatu twaganiriye, ya karindwi twaganiriye ku muzuko w'abera. None ingingo ya 8 twaganiriye ku murage w'abera. Ingingo ya 9 twaganiriye ku bahamya babiri, Eliya na Enoki. Ingingo ya 10 twaganiriye ku ngoma y'imyaka igihumbi. Ingingo ya 11 tugiye kuganira ku muzuko w'abanyabyaha. None ingingo ya 12 ni umurage w'abanyabyaha, ese bazahembwa iki. Ingingo iheruka tuzaganira ishusho y'ingoma y'iteka. Ubu turi ku ngingo none ya 11 itubwira umuzuko w'abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo hari amasezerano ko abakristo n'abanyabyaha bose bazazuka. Yanditswe mu Bakorinto ba mbere, ryakozwe n'intumwa 24. Ibyakozwe n'intumwa 24, turasoma ku murongo waho wa 15 twumva kwatubwira. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice ni 24 murongo wa 15 haravuga ati, kandi niringiye Imana ntegereje ico aba bo bategereza, yuko hazabaho kuzuka kw'abakiranutsi n'abakiranirwa. Ijambo ry'Imana rirasura ngo hazabaho kuzuka kw'abakiranutsi n'abakiranirwa. Ibyo biremewe, bose bafite uruhare ku muzuko. Ariko imizuko ivugwa ubundi ni ibiri minini. Hari umuzuko w'abakiranutsi n'umuzuko w'abanyabyaha. Uretse ko umuzuko w'abakiranutsi wo ufite ibice bitatu. Ariko umuzuko w'abakiranutsi ufite ibice bitatu, uw'abanyabyaha ni umwe, ni unique. Nuvuga ngo hari imizuko minini, yovuga imizuko ni ibiri. Kiriya kimenyetso kigumana n'abizera cyo gusengera umuntu akazuka, ntawe kigira uwo umwihariko. Abakristo wasengera umukristo akazuka nk'uko wasengera umunyabyaha akazuka, ariko azukiye kuzongera gupfa. Icyo gihe ni ikimenyetso kigumana n'abizera cyerekana presence y'Imana ahantu. Ubwo rero icyo kimenyetso kigumana n'abizera cyeberewe bose. Yesu yasengeraga abizera, agasengera n'abanyamahanga bakazuka, nta kibazo Yesu wabifiteho. Nese pastor, tugitangira aho ngaho, ubwo bivuze yuko kuba tutakiri kubona abantu bazura abandi, ubwo icyo kimenyetso ntabwo kigihari. Ikimenyetso kiracahari. Yesu ni wa wundi ntiyahindutse. Kuko Abaheburayo 13 murongo wa 8 aravuga ngo Yesu ko yarari ni ko ari umunsi wa Noheli kandi ko azaho iteka ryose. Ariko abantu nibo bahindutse.
ngo kuba turi mu itorero ry'Laodikiya abantu bakaba bahashishikariye kugwiza iby'isi kuruta iby'ijuru, byatumye imbaraga z'ibimenyetso zigumana n'abizera zigabanuka. Nizo mpamvu nta nubwo bakibitekereza. Oya, niyo umuntu yapfuye nta n'umuyobozi w'itorero uvuga ngo muretse kumushingura tubanze tumusengere turebe ko yazuka, ahubwo azanye ibikoresho bisabwa kugira ngo ashingure. Ariko kwizera ngo muretse mwigura n'ibikoresho, tuzi ko Imana ihari, turasenga tumara iminsi 3, yewe n'uwageze mu mva wenda pasiteri adahari ntabwo yavuga ati buretse dusenge turebe ko hari icyo Imana yakora. Ibyo byiringiro ntabyo. Nizo mpamvu Yesu we n'umwe byakoreka, ariko abantu bikorerwamo nibo bahindutse. Itorero ry'Laodikiya ari abantu bakonje kandi ntibashushe, ni akazuyaza, nta mbaraga rero akazuyaza kabona zo kuzura ngo ikimenyetso kigumana n'abizera kigaragare. Ariko uwo muzuko abanyabyaha n'abakiranutsi bose barawufiteho uruhare. Nuvuga ngo hari bamwe batekereza ko abakiranutsi n'abanyabyaha bazazukira rimwe, abandi bakavuga ko bazazuka mu bihe bitandukanye, ariko twumva uko biri tubwira hariya muri Matayo ibice byaho ni 25:34, aravuga ngo umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha muraga ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Noneho hano ku murongo wa 41 bavuga ngo azabwira abari ibumoso ati nimuve aho ndi mwabivume mwe muje mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Nuvuga ngo bari bari hamwe. Aya magambo abwira abantu bari hamwe. Azabwira aba yongera abwire nawe. Biragaragara ko bari hamwe kuko ijambo ry'Imana ryanditswe muri Malaki igice cya 3:20 kugeza ku 22 muri Malaki. Hari amagambo atubwira avuga ko hano 20 avuga ngo ariko mwebweho, hano aravuga ngo abubaha izina ryanje izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro, kandi muzaribatira abanyabyaha hasi bazabiva munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho. Ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Nuvuga ngo bazaba bazukiye rimwe, ariko ko abakiranutse bazazukira ubugingo buhoraho bazaba ari bazima. Abanyabyaha ko bazazukira gupfa, ijambo ry'Imana rivuga ngo abakiranutse bazaba ari bata. Nuvuga ngo ababemeza ko bazazukira rimwe, ko ntabwo mwaba muzutse mu buryo mu bihe bitandukanye ngo mubari bati. Ahangaha Malaki avuze ko bazaba ari bata, bigaragara ko bazabazukiye rimwe, bamwe ari abo gupfa iteka ryose, abandi ari abo kubaho iteka ryose. Ubundi abanyabyaha nabo ntabwo bazapfa, ariko bazababazwa iteka ryose, niho bazabohereza. Nta banyabyaha bazapfa. Nese ko hari abantu bigisha bakavuga bati Imana ntabwo ishobora kuzafata abantu yaremye ngo ibareke bazajye bahora babara iteka ryose. Izo si inyigisho z'ubuyobe. Oya, ni uguhitamo. Nuvuga ngo Imana yahisemo umunezero w'iteka n'umubabaro w'iteka ngo hitamo. Ntabwo ari Imana iwubahaye. Bitewe n'ibyo bakoze nibo. Ahubwo Imana irakubwira ngo kugira ngo yinjire mu munezero w'iteka kora ibi. Kugira ngo yinjire mu mubabaro w'iteka nuwakoze ibi. None hitamo. Nuwabihisemo si Imana yabihaye. Kuko hano haravuga ngo azabwira bari buryo bwe ngo muza aho data yahaye umugisha muraga ubwami bw'iteka. Mwasezeraniwe kuva ku kuremwa kw'isi. Nari nshoje muramfungura, ibyo birazwe. Nari nambaye ubusa muranyambika. Nari mfite inyota mu mpico kunywa. Nari ndi umushitsi murancumbikira. Nari ndi mu nzu imbehe muransura. Nari ndi mu bitaro muransura. Ariko ngo azabwira abo b'ibumoso ngo ntabwo mwakoze ibyo. Ubwo rero guhitamo kurahari ibikori kugira ngo uzabe muri wa mugabane wo ubuzima bunejeje buzabaho bw'iteka. Ariko uzahitamo nyine ibibi azaba mu bibi iteka ryose, nubwo atazapfa ariko azababazwa iteka ryose. Yo nabasezerano. Aba rero bavuga batya bitwa abaposemenalisi, bavuga ko bazazukira rimwe. Bifashisha iyo mirongo hano muri Abakorinto ba mbere ibice 15 ho
Pawulo yashatse kugaragaza ko bitazaba biri kubera rimwe. Abakorinto ba mbere 15 aravuga hati murongo wa 50 na 51 bavuga ngo nuko bene data icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Aba ni abakiranutsi gusa Pawulo avuze. Kuko ntabwo upfa iteka ryose agaragaje, agaragaje ahubwo kuzazuka, abantu bazukira ubugingo buhoraho. Avuga babandi bazaba bakiriho kugeza ku kugaruka k'umwami Yesu. Avuga ko n'abandi basinziriye mu mwami, ijambo ry'Imana ngo rivuga ngo nibo bazabanza kuzuka, none twe nabo turagubwigo bw'iteka. Aha ni abakiranutsi gusa bavuga. Ubwo noneho kuko umuntu wapfuye adahitamo, umuntu wapfuye yafashe icyerekezo ni ico tigihinduka. Rimwe na rimwe usanga abapasiteri kubw'ubujiji avuga ngo nje sinashingura umupagani, ngo nje sinashingura umuntu w'irindi torero. Ubwo ni ubujiji. Ese wa mugani pastor turaha nk'ubu umuntu yitabye Imana akaba nta dini na rimwe wenda yabarizwagamo, ariko noneho nk'ahantu yapfiriye muri urwo rugo bakajya gusaba umuntu umupasiteri runaka wenda aze ku yara mihango yose bakugira ngo bashyingure umuntu ijyanye n'idini ngo babikora. Umupasiteri ugize amahirwe agahamagarwaho umuntu yapfuye, ubundi wapfuye kuko atagihinduka si ngombwa ngo uvuge ibye. Kubera ko abapasiteri batigishijwe imihango yo gushingura birabagora kugira ngo aje gushingura uw'irindi torero, kuko bavuga ku murambo. Ariko ntabwo ariko Bibiliya ivuga, kuko niba umuntu wapfuye atagihinduka uramuvugira hirya. Kuko nubwo mwamushima ngo yakoze byiza ntacyo birahinduka, ntacyo biri buhindure. Nubwo mwamugaya ngo yakoze nabi, ashobora kuba yarakoze ibyaha koko, ariko akaba yihanye iryo joro. Ubwo rero abantu basomye ijambo ry'Imana neza birinda kuvuga ku wapfuye cyane. Ubundi ijambo ry'Imana yavuga ngo imirimo izamuherekeza, ntabwo ari amagambo y'abantu, ahubwo ni ibyiza yakoze yihesha ubugingo. Ntabwo ari imirimo amagambo abantu bavuga. Abantu barafana, uwabagiriye neza wese bamuvuga neza, ariko abagize neza bose siko ari abana b'Imana. Iyo ni imirimo y'amaboko. Noneho rero hari iyo umupasiteri wamuraritse bati ngwino dushingurira umuntu, cyangwa muntu ugiye gupfa ko bati nshaka ko kanaka ari umpambisha. Umupasiteri agize amahirwe araprofita yigisha bahari, kuko kwigisha uwapfuye ntacyo biramumarira. Anabibutsa iby'ubugingo bw'iteka, ababwire no ku rupfu rw'iteka nyine, kugira ngo babone uko bafata imyanzuro yo kwitegura. Ubwo rero pasiteri akwiriye kwemera gushingura umuntu wese bamuhamagariye, kuko yaba umupagani ntahindura ikintu, yaba umukristo ntahindura ikintu. Abafite ikibazo ni abagatulika, kuko bafite purigatoire. Kandi iyo purigatoire ikaba ihanagura ibyaha bya bamwe barangije gupfa. Barangije gupfa. Aho ngoro umugatulika byamugora gushingura umuntu w'irindi dini. Byamugora. Asubundi pastor icyo kintu cyaturutse cya purgatori ko nta muri Bibiliya ko nta hantu nzi kivugwa. Kiri muri tradition, uvuga ngo akarande k'abagatulika. Tradition babyita akarande. Ni imigenzo y'idini idahuye n'ibyanditswe byera. Noneho ni gute se imigenzo y'idini idahuje n'ibyanditswe byera abantu bayifata gihiri cy'abantu bakayigendera? Nizo mpamvu abantu bakurikije ijambo ry'Imana Yesu abanaragarutse. Igituma abantu batanakizwa bigishijwe ibintu bitari byo bitandukanye, bituma badakizwa ngo Yesu agaruke ajana itorero. None nk'ariya mabwiriza yo kuvuga ngo umuntu arapfa yamara gupfa ngo akagira haruhukira hitwa purigatori, ku buryo abantu bamusengera Imana ikagira icihindura, icyiza atakoza kiri mu mubiri kiraza giti. Nicyo kibazo. Noneho n'abakristo bakabyemera ngo nibyo, ngo Imana izamwakira ngo kubwo amasengesho y'abera, bigatuma batanga umutungo mwinshi wo gutunganya imva ngo ibe nziza, bahahora buri gitondo batura amasengesho ngo umuntu azazuka. Noneho umuntu akibwira se umugatulika w'umupagani wariwe n'intare aja mu yihe purigatori?
noneho rero ugasanga bose ni urujijo rukomeye kuvuga ngo umuntu wapfuye ngo araharuhukira ngo ari umunyabyaha kugira ngo azatungane aho yabasha gutunganirizwa, ico ni ikinyoma. Umugaturika ro gushingira ubiriri diri byamugora. Ariko umuporoso kuko twemera ko nta gihinduka, kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo imirimo yose twerekeje amaboko tuyikorana umwete, kuko ngo ahikuzimu nta kumenya, nta gutekereza, nta migambi, nta gahunda y'ubuzima, nta mishinga. Umuporoso we abagize amahirwe arahagera rero yirirwa aravuga kuri uwo, kuko Imana niyize umutima we, ahubwo akaganiriza batese mwarizeye mwarihanye, none agaprofita abihanye agahakura umusaruro ugaragara w'abakristo, kuko baba bafite ubwoba. Iyo serikeye irambitse buri wese ari kuba ati ejo se montu, ejo ninjye, buri muntu wese atayitekereza, ayayitetse ako ntiwabona ninjye urakurikiraho, kuko twese tuzakurikirana, ntiwabona ejo ndabuwa kabiri. None iyo pastor avuze barapfukama ko kajya bakarambarara, akabafatira muri bwa bwoba, ihagira Imana ikora igitangaza, none benshi bagakirizwamo. Umupastor wagize amahirwe bakamurarika bati ngwino utuganiriza abantu twapfushije umuntu, akavuga ngo ntiyari idini ryacu, uwo nuko utigishwa n'ubujiji. Cyangwa umupaseri bahamagara bati ngwino dushingurire umuntu ngo twaye twaramuhagaritse, uwo ni injiji, kuko itorero naryo ubwaryo ntabwo abari mu rusengero bose ari abakirisitu. Kandi amasengesho paseri arasengera umuntu wapfuye ntabwo ahindura ngo amuheshe ubugingo. Nizo mpamvu agomba kwemera gushingura bose, uzabona ubugingo akabuhabwa, ko ntabwo Imana izaguciraho iteka ngo ashingure umupagani kandi umuntu atabasha kumenya ko ubugingo bw'undi. Wewe uremera niba kijwe niba dakirijwe, ibyo biramureba, ibyo biramureba. N'umugore wawe mubana ntabwo wamenya reyerema umutima we nk'uko Imana ibizi, kuko Abakorinto ba mbere ibice 10 na 11 haravuga ngo ninde wamenya ibyo ndatekereza. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ntawe, kereka ahubwo ngo umwuka w'uwo muntu umurimo bwe n'umenye ibyo atekereza kuko amurimo. Baravuga ngo n'iby'Imana nuko ntabwo wamenya udafite umwuka w'Imana. Nubango udafite umwuka wa Jean de Dieu ntiwamenya ibyo Jean de Dieu atekereza. Udafite umwuka wa Mpazi Birego ntiwamenya ibyo Mpazi Birego atekereza. Udafite umwuka w'Imana ntiwamenya iby'Imana. None rero kuvuga ngo uyu nguyu afite ubugingo cyangwa ntabufite ntibikureba. Rira jambo rivuga imirimo yabizabaherekeza ni ibyo bakoze bihesha ubugingo, ntabwo ari temwa abagamba abantu bamuvugaho bamushima. Kandi gushima bizarimbuza benshi, kuko bashima muri fanatisme, buri wese akurikije wamugiriye neza. Ntabwo dukurikiza kuri umuntu afite ubugingo, ahubwo dukurikiza ko uwo muntu yaba yarakugiriye neza. Wakugiriye nabi rero uramuvuma, wakugiriye neza ukamushima. Ibyo nta gihamya gihari ko umuntu ari mu maboko y'Imana. Nizo mpamvu babandi bakiri bazima aho ngaho niho ufite umurimo ukomeye cyane. Abapfuye rero bazazuka, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko abapagani hano mu Byahishwe 20 bo bazazukira gucirwaho iteka. Daniel yaravuze ngo benshi muri bo bazaba barasinziriye, ni Daniel igice cya 12 umurongo wa 2, ngo bazazugwa, bazakanguka. Benshi bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gucirwaho iteka no gusuzugurwa iteka ryose. Nuvuga ngo byose bizabiteka, byaba ubugingo buhoraho ni iteka, byaba ubuzima bwo kurimbuka nabwo ni iteka, kuko zabacireho iteka. Hariya mu Byahishwe 20 ayo magambo arahari umurongo waho, turatangira ku murongo Byahishwe 20 umurongo wa 8. Iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa avo yarari abohewe, azasohoka aje kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Goge na Magoge, kugira ngo yakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwira isi yose, bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike, kandi Satani wayobyaga ajugunye muri ya nyanja k'umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Byose ni iteka. Kubabara ubutagira iherezo,
nukugira umunezero n'ibyishimo bitagira iherezo. Nuvuga ngo abanyabyaha umuzuko wabo bazazuka hano ku gice cya kabiri. Kuko hano igice cya mbere kizaba ari umuzuko w'abakiranutsi. Hano ku murongo wa 6 ibyashe 20 bavuga ngo ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahigwa kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri rubasha kugira ico rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba batambye b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo imyaka 1000. Iyo myaka 1000 nishira, urumva ko bamwe bazutse mbere y'imyaka 1000 abandi bazutse nyuma y'imyaka 1000. Rubango ntaho bahuriye kugira ngo babari bate nko muri Maraki. Kandi hariya muri Danieli naho hagaragara ko bazabibereye nuko bamwe bazazukira ubugingo buhoraho, abandi bazukire gukorwa n'isoni no gusuzugura iteka ryose bibereye rimwe, ariko byose bibe iteka. Abanyabyaha rero iyo bapfuye baje kuzimu. Ariko uburuhukiro bw'abanyabyaha bamaze gupfa butandukanye n'ubwo abakiranutsi, kuko Yesu yasezeraniye umwambuzi ko turi bubane muri paradizo. Kandi umwenda ukingirije ahera umaze gutabukamo kabiri, ijambo ry'Imana riravuga ngo ibitare biratigita, isi iratigita, ibitare birameneka, mbona intumbi z'abera zizutse zihagurutse zinyanyagira mu murwa. Ahangaha kugira ngo Yesu ahuze bariya bari barasinziriye mu isezerano rya kera n'isezerano risha, bose babona uburuhukiro bwa paradizo. Abanyabyaha bari ikuzimu ariko ntibaragira igihe cyo kubabazwa iteka ryose, kuko ntabwo ikuzimu ntabwo ari Gehinomu. Bivuze ngo umuntu akimara gupfa ari umunyabyaha ahita agikuzimu, ahita abikuzimu. Ariko ntabwo aje ahantu ho kubabazwa, ahubwo n'ahantu ategereje kuzaja muri Gehinomu nyuma y'uyu muzuko wa kabiri wabo. Ubwo siho abakatolike bavuga ko ari muri purgatori. Aho ni purgatori. Ni purgatori, babandi bapfuye abanyabyaha bahita purgatori. Ariko aho ngaho ikuzimu ntabwo abanyabyaha bababazwa. N'abakiranutsi muri paradizo ntibahabwa ibyiza, barategereje kugira ngo umuzuko wabo w'abakiranutsi nuba bahabwa ibyiza basezeranijwe. Ariko n'abanyabyaha nabo umuzuko wabo nugera bacirweho iteka ryabagenewe. Ubwo nuvuga ngo iyo myaka 1000 ishize nibwo aba banyabyaha bazazuka, uzitwa umuzuko wa kabiri munini. Umuzuko wa mbere ni w'abakiranutsi, umuzuko wa kabiri w'abanyabyaha bazazukira gucirwaho iteka no gusuzugurwa, n'ubundi byose bizaba ari iteka ryose. Rero abantu benshi babyibazaho cyane, bakavuga ngo buriya giye ahantu ho kubabarizwa, buriya giye ahantu ho gukirizwa. Uramugani wa Lazaro n'umukire ntabwo ni umugani. Ni ukuvuga ngo ntabwo byabaye, ahubwo batanze ishusho yuko bizamera igihe abantu bamaze kubona ibyiza, abandi bamaze guhabwa ibibi. Ura n'umugani. N'umugani. None washushanyaga abafarisayo, ni ukuvuga ngo abafarisayo ni itorero. Itorero ryaranzwe riratotezwa. Ubundi umugani wa Lazaro n'umukire ushushanya abafarisayo n'itorero. Uramukire yashushanya abafarisayo. Byari idini rikomeye, rifite imbaraga. Itorero ritangiye abafarisayo bararitoteza, abayuda bararitoteza. Ariko baritoteje noneho bigiye kuzahinduka Yesu agarutse mu bwiza bwe. Babafarisayo kuko atarabize bakiriso bazarimbuka. Noneho rya torero ryongerera ibigaranzure ribaje hejuru. Noneho bageranya umunezero w'itorero nyuma yo kuzuka kw'abera n'umubabaro w'abafarisayo batizeye Yesu. Baye mu byiza bakiri ku isi, batoteza itorero bakiri ku isi. Itorero rirababazwa rikiri ku isi, ariko Yesu agarutse binjiye mu bwami bw'iteka, binjira mu munezero. Babandi aho bari kubabarizwa noneho bataka, ubwo nico kiganiro batanga bari kwerekana ukuntu umubabaro w'abanyabyaha uzaba ukabije, bazaba bifuza. Urabona ijwi rya Lazaro asubiza ngo hano naho ngaho ntibyashoboka ko nta wavaho ngo aze hano, nta n'uwava hano ngo azaho, kuko hari umworero ukabije. Ni ukuvuga ngo abanyabyaha n'abakiranutsi bamaze gupfa ntabwo bongera kugira ihuriro,
haba ikuzimu, bamwe bari muri paradizo abandi bari ikuzimu, nta huriro. Haba muri mwijuru bazaja mu bwami bw'iteka, n'ikuzimu no muri Gehenome mu mubabaro w'iteka, nta huriro bazaba bayifitanye. Nizo mpamvu babwiye ngo hari umworera, nta wava ngo aze hano, nta wava ngo aja. Biri muri Bibiliya. Iyo nkuru iri muri Luka 16:19. Nta wavaho ngo azaha, nta n'uwavaha ngo ajaho. Wari umugani wo kugereranya itorero n'abafarisayo n'abandi bose batamwize bazaba barapfuye arabo kurimbuka. Ubwo ricyo gihe cya Gehenome bari kubabazwa, nibwo batanze ico kiganiro uko camera. Nese uburyo biri biblique, Bible igaragaza yuko wari umugani. Ibintu umugani. Mutunzi Lazaro ni nkikigereranya ngo umwana w'ikirara. Umwana w'ikirara wavuye iwabo agasiga igihugu cabo akaza mu gihugu cya kure, agakena agasangira n'ingurube, akisubiraho akagaruka, asakamwakira bakabaga. Nikibyo ngiye nimfasha nyigisho nugira ngo bakwereke uko bizamera, none ubiguhetere no kwihana. Agira ngo nzabe hariya hameze kuriya, ahubwo reka mbitemo hano. Icyatuma mba hano ni iki? Hari ibyo usabwa by'abakiranutsi. Ubwo ni ukuvuga ngo abanyabyaha b'umurage wabo ni ukurimbuka, nta kindi. Nta kuvuga ngo bazagira ibihembo byabo ni inyanja yaka umuriro n'amazuku. Kuko hano muri Matayo 25 n'ubundi hari amagambo ahari atubwira ngo, Matayo 25:46 haravuga hati, abo bazaja mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazaja mu bugingo buhoraho. Urumva ko abo bazaja mu ihaniro ry'iteka, abakiranutsi bazaja mu bugingo buhoraho. Abangaba rero nta huriro bazaba bafitanye, kuko ayo magambo hano muri Luka 16 murongo wa 19 urabona handitse ngo umugani w'umutunzi n'umukene. So umugani w'umutunzi n'umukene, hari umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaraye, kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro. Urabona titre handitse ngo umugani nibyo witwaga Lazaro. Noneho hano haravuga ngo wahoraga aryamye ku muryango wo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungunyuka buva ku meza y'umutunzi. Hano ijambo ry'Imana rivuga ngo bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereza Lazaro akoze isonga ry'urutoke rye mutuzi antonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanje ibuka yuko wabahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha, kandi n'abava aho batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Urumva ya predikasiyo ahantu umuntu wapfuye ibiteye ubwoba. Hano rero bavango ukumva ukuntu wamukire yavuze, yaravuze ati ndi kubabazwa, niba bitashoboka nguri aho ngahagera hangaha, bikaba bitashoboka nguri hano nawe ageraho,
nono munyoherereza aje kumbwirira basigaye bene data mfite 5 ababwire ngo bihane kuko hano ndi kubabara cyane batazahaza urukumvo ngo ari kwifuza kuba yarabaye umukristo yaba gifite amahirwe agifite amahirwe ariko kuko habaye nani separation totale yaba rero abagatulika bari kuvuga bati ibi birashoboka purgatori kuri purgatori uyu muntu uri kuvuga ati ndi kubabazwa noneho abagatulika bo bamusengera uretse ko abagatulika basengera uri kuzimu nyine muri purgatori uyu mubabaro utaraba abarubwira ngo hanagurwe ibyaha uzinjire muri paradiso ariko urabona ko uyu nguyu ari gusaba amahirwe atakibonye nukuvuga ngo abapfuye arabanyabyaha batekereje kuzazuka bacirwaho iteka basuzugwa iteka ryose badapfa ariko babazwa iteka ryose ni wa muzuko noneho wa kabiri w'abanyabyaha wanditswe muri aha byashuye 20 hariya ku murongo wa 7 kugeza kwa 11 nukuvuga ngo abakiranutsi bazazukira ubugingo buhoraho n'abanyabyaha bazukire gucirwaho iteka no gusuzugurwa rero amahirwe yo wagira ugiye gupfa kandi byiza nuko umuntu ugiye gupfa yavuga uzamushingura nibyo byaba byiza mbere yuko apfa ubwo se yishwe n'impanuka atari yabyiteguye nukuvuga ngo agomba kuba yarabwiye umudamu we cyangwa akabwira ababyeyi ni byiza kubera ni byiza cyane kugira ngo wakwangaga ataguhagarara hejuru ni byiza cyane ntuburize kuba wapfuye nta kindi kintu ubuzivu ngubwo oya ariko uko kwishima kwe ubushaka ukaburizamo kwishima kwe uko hari igihe mufitanye urukiko pasiteri afitanye urubanza muri tribunal de grande instance na bishop we ariko bishop akaba mwangana aramwirukanye noneho iyo wa mupasiteri apfuye baravuga bati ni bishop ramukorera imihango urumva imihango amukoreye niyo ku munwa ntabwo ari yo ku mutima kuko bari kuvuga ati icyamba arakagenda nyine icyamba ntazuke mu by'ukuri abantu bari baratandukanye ku isi no kuvuga ngo kuko yahasengeraga bakaba agiye kujya kumusabira kandi yari yaramwirukanye cyangwa se barashwanye akamukunda uko ari intumbi yamwangaga akiriho ibya bindi bavuga ngo nuko umukunda urumamo niba ari urumamo akamukunda atakiriho ariko ubwiye madamu uti ni imfa uzabwirire kanaka byaba byiza kuruta uretse ko n'uwo muntu uvuga ngo nzashinguwe na kanaka sinshaka gushingurwa na kanaka abamwanze nawe ubu rero nawe ubugingo bwe buri ku manegeka kuko niba mvuze ngo ngiye gupfa ariko pasiteri agiye ntangereho seke uri ku manegeka nawe kuko umukristo ntabwo yaba yaramusabye imbabazi ahubwo noneho rero ntiyongere guhangayika ibiraba mu gihe cyo gushingura abantu benshi rero baravuga ati kanaka ari uzanshingura kubera bakifitanye inzika zikiriho ariko bari bakwiye kuzikuraho bagihumeka kugira ngo azabohoke wa undi azaze kumuhambisha navuga ibyiza ibitari byo azabiburane ariko wa undi yakiranutse noneho uzi nko kuba warakiranutse ku bintu byinshi gusa kuko uvuze ngo kanaka azankingure kuko wanze kanaka ako kanaka kazaba ariko konyine kakubuza aho nabahisemo nta nizo mpamvu abayehova batanga impamvu zimwe na zimwe bavuga bati nk'amatora watora Jado ahanganye na Mpazi Birego utanga Mpazi Birego nyine n'iki kibazo urumva niba uhisemo A wanze B baba bati ngizo zirahari wowe urumva byaba bite uti A ngo hari ikibazo hagati yawe na B wabaye mu Rwanda shyaka wa A B wayihoreye uri umukristo ntiyakabaye atyo aho rero urumva ko umukristo agakwiye gufata impande zombi akavuga ati bose ndabakunda yego ubwo rero amatora yamunanira umukristo rero keretse hagiye habaho akandiko kavuga ngo ndatanga rimwe kuri babiri bose ndabatora ntibyashoboka ntabwo byashoboka nyine ni ya gauche ni ya ubaye ni ya gauche ni ya droite icyo gihe n'uyu cyangwa n'uyu ni iburyo cyangwa ni ibumoso noneho rero turasengera bene data batarakizwa kuko urupfu ruratungurana cyane nta wamenya gutegura ngo azapfa ryari ariko umuntu ijambo ry'Imana ravuga ngo mwari mukwiriye guhora mwiteguye kuko mutazi umunsi n'igihe
niko Yesu yavuze. Mwari mukwiriye guhora mwiteguye kuko mutazi umunsi n'igihe. Abanyabyaha rero batarakizwa, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo Uwiteka atinze isezerano rye. Yanditswe muri Petero ya 2. Buriya Yesu kutaza ni imbabazi z'Imana. Ntabwo Yesu kutaza ari ukugira ngo oya, ni imbabazi zikiriho. 3 umurongo wa 9 aravuga ngo Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo, kuko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo twihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Kubera Imana ishaka ko abantu bose bihana, kandi ikaba yaraduhaye guhitamo, ariko ikababazwa nuko duhitamo nabi, ariko ikanga kutwaka umudendezo. Urumva hari ibintu bibabaza abantu, kubura umudendezo. Imana rero ntiyawukwaka, ariko iyo uguhaye ukawukoresha ibidasa n'iby'Imana ishaka. Hariya mu Bagalatiya aravuga ngo bene data, ibice 5 umurongo wa 13, mwahamagariwe umudendezo, ariko ntimugire uwo mudendezo rwitwazo rwo kugendera mu mubiri. Uvuga ngo umudendezo Imana yatanze, ahubwo abantu bawukoresheje gukora ibizira. Ariko abantu bakoresha umudendezo gukora ibyiza, ni nkuko bavuga ngo biraruhije ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Rira jambo rivuga ngo biraruhije ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana, abantu bamwe bavuga ko abakire batazaja mu ijuru. Oya, abakire bazaja mu ijuru n'abakene bazaja mu ijuru, ariko ahubwo umukire wasangiye ubutunzi bwe na rubanda azaba afite ingororano irusha y'umukene, kubera ko umukene n'ubundi ntacyo yari afite cyo kugira, ntacyo gutanga afite. Ariko umukire udatanga niwe ufite ikibazo. Umukire udatanga niwe ufite ikibazo. Nanone kandi umukire ufite bya bintu byo gutanga akabitanga, afite ingorano zirenze z'umukene, kuko umukene ntabyo yari afite byo gutanga. Nuba ngo umukire yaba ku rwego rw'imbere kuko yatabaye benshi. Urumva, ingorano rero zirahari. Umukene nawe ntiyabuzwa ubugingo no kutagira icyo atanga. Ubugingo butangwa n'umutima utunganiye Imana. Ariko umukire watanze afite ingororano nyinshi kuko yatabaye benshi. Ntabwo rero kondisiyo yo kuba umukire bisobanura ngo uzabona ubugingo, ahubwo biterwa n'uko wabiyoboye, uko wabwifashemo. Ariko umuntu ufite akaga ahubwo ni umukire udatanga. Nese pastor bwa ngaho nyine bavuga ngo biragoye kumutunzi yakinjira mu bwami bw'Imana, nuko benshi babugira bakanga kubutanga bukabategeka. Nico bashaka kuvuga. Umuntu arabukunda, yamara kubukunda akaburutisha Imana. No kuvuga ngo igereranya ryinshi usanga abakire gutunga ubukire n'ubundi barabikunda. Kuba yabifata akabisangira n'undi muntu biramuje na biramugora. Kuba yafata amafaranga akayahereza umuntu azi ukuntu we yayaruhiye, biramugora. Nanizo mpamvu yose yahereye kuri rya jambo ngo fata ubutunzi bwawe ubugurishe uha amafaranga abakene, akabararakaye. Nuko benshi babukunda kubugwiza, ariko kubusangira na rubanda bikabananira. Ariko wabasha kubusangira na rubanda ntabwo yahomba, kandi yabona ubugingo buhoraho, kandi yatabara benshi kurusha umukene. Nuvuga ngo umukire ukijijwe mu by'ukuri atabesha yahabwa ingororano kurusha umukene, kuko aba afite benshi yatabaye. Kandi Imana ntabwo yamuhomya ngo kubera yatanze, oya. Ariko abantu benshi babona ko gutanga harimo igihombo. Ndasabira rero bene data b'abapagani kugira ngo bibaze kuri iri jambo umuzuko wa kabiri, kuko nta wakwifuza kuzuka umuzuko wa kabiri. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ufite uruhare ku muzuko wa mbere arahirwa kandi nuwera. Abameze batyo ntacu urupfu rwa kabiri ruzabatwara, ahubwo ngo bazitwa abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nawe iyo myaka 1000. Abafite amahirwe ni abazazuka ku muzuko wa mbere, kuko bazahabwa ubugingo bw'iteka. N'abazazuka ku muzuko wa kabiri nabo kubabazwa iteka ryose, nta wabyifuriza undi. Abapagani baracafite amahirwe umunsi wa none. Imana nayo si uko yatinze isezerano ryayo, ubwo nuko ibakunda. Bihanye rero uyu munsi wa none bose bahabwa ubugingo buhoraho, kuko Imana ishaka ko bose babona ubugingo. Imana yacu idusange kandi idufashe mu izina rya Yesu. Amen. Mana turagushimiye, turaguhimbaye kubw'ijambo ryawe.
ijambo rye riratubwira ngo natwe abazaba bakiriho kugeza ku kugaruka k'umwami tutazabanziriza na hato azaba arasinziriye, ahubwo abasinziriye mu mwami nibo bazabanza kuzuka, ariko twe naho duhindurwe basha twambara umubiri w'ubwiza dusangane Yesu Kristo mu bicu. Ndasengera rero abanyabyaha batabarizwa mu muzuko wa mbere kugira ngo bikubita agashi uyu munsi wa none, ijambo rigere ku mitima yabo bihane, kuko Uwiteka ntatinze isezerano, aho bashaka ko abandi batarihana nabo baza bakihana bakazahabwa ubugingo buhoraho, kandi Imana irabakunda. Mbasabiye kuzabona ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu, amen. Pastor Mpazi Birego, nimero ya telefone WhatsApp 078 666 966 20 078 666 966 20 ni WhatsApp. Ushaka kuduhamagara azaduhamagare. Murakoze. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.